niyamuhararutse bikunda kawe bamujugunya mu rwobo rw'intare ishira we kuzimu kandi niyikurayo hirya ibyago we kera ntarabaho kandi namenye neza kw'imigambi yawari myiza kuba ngufite. Yesu ashimwe cyane. Tugiye gutarama isaha cyangwa iminota 30 cyangwa 50. Tuzadusohoka kenshi saa 3. Mu minota dusigaranye mureke dushime Imana kubw'amagambo meza. Yesu ashimwe. Turirimbe usirimbe guhera ku muvugabutumwa wa mbere. Mama mwe muhagaze mweze mikoro. Ni byiza cyane turataramye mureke twegerane dutarame dushime. Amen. Uko nari ngiye kugenda kera abana barasohotse murayibonye ariko nananiwe sinzabasha kugenda ndahumetse. Yesu ashimwe. Amen. Narwanye n'umutima ibihe bitatu. Ngiye muvuga ubutumwa wa mbere yamaze kubwiriza n'umushingiye gutanga haleluya ariko ndavuga ngo sino kwitokeza. Bishop amaze kwitokeza ndavuga ngo arampanguye nimba ari itegeko yariciyeho sije buritinya Imana igumugisha. Umuvuga butumwa wa kabiri ngo haguruke mwana data amaze gushima tingiye gushima numva kwitokeza umuntu ari umushitsi ndaguma ndafatirwa ariko ngiye kugenda mu nyiko tuzihangana. Ndabasuje mwese mu izina rya Yesu kandi Imana ibahereze umugisha. Iri torero rizari imbere umugisha iyo ndigeze mu nzano mfashishwe Imana ishimwe. Amen. Muvuga butumwa wa mbere yatubwiye gukora mu gihe cyawe, mu gihe ufite umwanya, mu gihe ukiriho, mu gihe bigishoboka, mu gihe utarumva kuko utakeneshejwe nabyo. Yavuze gusirimba kuriya ni hahandi umubwiriza yavuze ngo hari igihe uzumva bitakikunezeye, uzumva bikunze mu mutima ariko kuko utagifite izo mbaraga kumva ntibikikunezeje. Ariko mu gihe tukiriho tugiye duhumeka tugifite n'ururimi rwo kuvuga bigomba kutunezeza byanga byakunda. Ndashoboye gusirimba navuga, ndashoboye kuvuga navuga na haleluya. Abana bagiye kurambirwa nakagutse gusa kubaramutsa no gutanga haleluya no kubabwira ngo wenda twosura tukabonana turashari hano cyangwa ntitubonane. Mu gihe mutazatubona ndabashimiye ko mwadufashije gusenga, ndabashimiye ababaye mu bukwe mwabonye ko ndi kumwe n'umukazana, ndabashimiye mu minsi tumaze aha ngaha, ndabashimiye mwarakoze. Reka tuvuge ngo haleluya 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 haleluya. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya 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 haleluya. Amen. Amen. Murakoze cyane. Turirimbe nk'abatazongera kuririmba. Turirimbe muhaguruka abanaziri na Joyous muze turirimbe na mwese turirimbe dushime Imana kubw'amagambo meza Imana yaduhaye kandi kubw'ubuhamya bwo kudaterwa ubwoba n'ibyo turimo naba dufite Imana yatabaye Moridekayi nubwo bahamani bari bahari. Imana yatabaye Moridekayi, Imana yatabaye uriya mudamu wavuze Mapendo, mwumvisha Imana yamukuye. Dufite Imana yo gutabara, mureke tuyishime kuko twayimenye. Karibu papa twagize. Haleluya. Z'ubwoko bwose ko mwagiye ahantu hamwe bazavuga ngo hano habicuya abari nyuma uzi imbere tugere na hariya bazabaza audio munini ni cyane. Imana ibahe umugisha.
yeme tuzamura ibiganza. Haleluya, haleluya. Ako nanone William sinarinzi ko Asuerusi nyine hari ukuntu umuntu azasoma ibindi akabica hejuru, ariko arabivuze naje mbona kuzumva ngo Asuerusi ndi yarazi umuntu uyoberwa kwa sebukwe n'umugore ndaba muzi umugore wiwe. Tugiye guhimbaza Imana. Iyo tugira indirimbo ivuga kuri Esteri twari kwiririmba, ariko munyemerere tuvuge kuri Daniyeli. Bwana sifiwe. Tuvuge ngo rimwe na rimwe Imana izisa nkaho itakiri kumwe n'ubwoko bwayo, wamaze abanyabwoba n'abatizera bagatera umusaraba umugongo. Ngo witinya yewe mwana w'umuntu, Imana ntizitererana abayo. Ibyago iyo bigeze ku mukristo bimutera gukomeza urugendo. Ngacuranga papa, dufatikanye twese mu mwanya utari munini nitumara tuze gusirimba, kandi Imana iraza kutugira neza. Hallelujah. Daniyeli agamirira mu mutima we kutaziyandurisha ikintu icyari cyo cyose cy'ubwami. Daniyeli agamirira mu mutima we kutaziyandurisha ikintu icyari cyo cyose cy'ubwami, bituma Imana imwizera ayimuha igikundiro ku mwami. Bituma Imana imwizera ayimuha igikundiro ku mwami. Bituma Imana imwizera ayimuha igikundiro ku mwami. Haleluya. Bituma Imana imwizera muha igikundiro umwami Nebukadineza arota inzozi ziyobera abanyabwenge Babuloni, ariko Uwiteka Imana ziyobera i Babuloni, ariko Uwiteka Imana ziyobera i Babuloni, ariko Uwiteka Imana izishurira. Uwo nkunda ndamuca ndetse nkana muhana izahabu mu ruganda igeragereshwa umuriro. Uwo nkunda ndamuca ndetse nkana muhana izahabu mu ruganda igeragereshwa umuriro. Daniyeli ntigeze ahemukira Uwiteka, yarazi yuko niyo yica kandi igakiza. Hirya we hirya y'ibishyimbo by'intare yarafishe ubugingo. Imana ye yasaga n'iyamuhararutse, ikunda kawe bamujugunya mu rwobo rw'intare. Ishira we kuzimu kandi niyikurayo. Hirya y'ibishyimbo by'intare yarafishe ubugingo. Ayiwe Daniyeli ntigeze ahemukira Uwiteka Imana ye. Habawe cyangwa yakomeje kuyiringira, yarazi yuko ariyo yica kandi igakiza. Hirya we hirya y'ibishyimbo by'intare yarafishe ubugingo. Imana ye yasaga n'iyamuhararutse, ikunda ko bamujugunya mu rwobo rw'intare. Ishira kuzimu kandi niyikurayo. Hirya y'ibishyimbo by'intare yarafishe ubugingo. Imana ntizigira isoni zo kwitwa Imana ye, kuko yayimenyekanishije
i Babuloni. Imana ntizigira isoni zo kwitwa Imana ye, kuko yayimenyekanishije i Babuloni. Ukageraho wibwira uti Imana ntikiri kumwe nawe. Rabu ukuboko kwawe na Petro uvuga uti mwanjye ndarengewe. Rabu ukuboko kwawe na Petro uvuga uti mwami ndarengewe. Rimwe na rimwe Imana zisa nkaho itakiri kumwe